Josiane yitanira agatambaro ariko arongera agakuramo aravuga ati n'ubundi ntabwo najya kwigurisha uwangura n'ubundi ntabwo yangura atandeba, ahubwo reka ntegereze nimugoroba wenda aho abantu batari buze kuba bambona neza nibwo ndi buze kugenda nkahagarara hariya hantu nabonye abakobwa bahagarara bigurisha, hanyuma nanjye wenda ngategereza nkareba ko abantu baza kungura, kuko kugira ngo nicwe n'inzara muri iyi nzu umunsi wawe wa gatatu ntarya nta byaruta nkajya kwigurisha, kuko nta kindi kintu ntagerageje, Imana ntizandenganye, Imana ntizandagarire, ntacyo ntakoze, niba ari ubuzima yamitiyemo nyine ubwo nzabaho, kuko ntabwo nakwicwa n'inzara nanone. Josiane ntibwatinze umugoroba warageze aragenda, yarabonye ahantu hahagaraga abakobwa bigurishaga nawe aragenda arahagarara, nta nubwo yahatinze nta n'iminota ibiri yahamaze hahise haza umusore amufata akaboko aramukurura aramujyana akomeza kumugenda amukatana mu makaritsiye, nta kintu na kimwe yari azi ku buryo bagura abo bakobwa, yari azi ko ari uko nguko bigenda, baramujyana bamukatana ahantu bamwinjiza mu nzu, yinjiye mu nzu y'uwo musore ahita abona undi musore yicaye aho ngaho muri salo, ahita atangira kugira ubwo aravuga ati none se ngiye kuryamana n'abasore babiri kandi ubwo umuhungu wo musore amukatana aho ngaho n'uwo yasanze muri salo nta n'ikintu bigeze bavugana, aragenda ahita amwinjiza mu nzu mu cyumba, ubwo amwinjije mu cyumba yahise asohoka ahita akinga cya cyumba, arasohoka wa musore aza kuvugana n'uwari uri muri salo. Josiane mu cyumba afite ubwoba bwinshi cyane atangira gutekereza ati ibi ni ibiki bimbayeho, ibi ni ibiki kubera icyo uno musore anzanye agahita anyingirana, ese undi kuki mbasanze ari babiri, se baranshimuse, se bigenze bite, ni ikihe kibazo? Arumva afite ubwoba bwa musore wasohotse rero nawe yahise abwira wa wundi ati ngwino tuvugane, aramufata akaboko afata wa musore basanze muri salo amujyana hanze, arangije aramubwira ati umva rero Mucyo, ubwo Mucyo wari uwo ngo bari basanze muri salo, ati dore umukobwa ndamukuzaniye, genda wowe ubikore nta kibazo, mbonye kameze nk'akuntu ari akadage samuhawe, ugende nyine ntabwo kari buze kugutera ubwoba, genda ubikore mpamvu uzi umere nk'abandi basore, ese ubundi wowe uzakomeza kumera gutyo ryari? Inzu ndayikwishyurira nta kibazo, ndibuze kugumya ngufashe hano, uragumya ubane nanjye, akazi ujya ugakoreye gufasha umuryango niba ufite ibibazo, idere n'iyandaye ndayikuguriye, genda uryamane, hari ikibazo? Ntabwo iri bukunyuzemo ijisho mbonye wagira ngo ni akadage, nabyo nako nta kintu kazi, ugenda nyine ubikore, ntabwo kari buze kumenya ko ari ubwa mbere ubikoze, kandi niyo kanabimenya ni indaya, nta hantu muhuriye, nta kindi kibazo wowe uri buze kugira, sibyo? Nta handi hantu muzongera guhurasa umukunzi wawe ngo ari buze kunyuzamo ijisho, sibyo? Mucyo ati none se waretse? Ati waretse iki? Nta kintu uri kumbwira ngo waretse, umukobwa namuguze, twe twabyemeranyije ubwo navuye hano nkubwira yuko nta kibazo ushobora kubigerageza, uri kumbwira ngo waretse iki? Mucyo ati none se Patrick, umusore aba yitwa Patrick, ati none se Patrick waretse wenda ukagenda wowe ukabikorana nawe, at least wenda nanjye nkazabikoresha, kuko ndumva ubu ngubu wagira ngo mfite kusamuha, mfite ubwoba, ntabwo mbizi. Patrick aramubwira ati Mucyo, I trust you, uri umusore uri muzima, aho utazagira mu rugo rwawe bikakunanira, utazajya mu rugo rwawe ugahura n'ibindi bibazo bitandukanye, uzi ko kugira ngo umugore umushaka asanga ibyo bintu utabishoboye byaruta ukabigerageza, none se uzabigerageza ryari? Try it, karakana ibintu byinshi karamenya nibwo kakizamwa biriya bintu, ntabwo kari kugutera ubwoba, wigira ubwoba rero kikugenda ujya mu cyumba ugendemo, hari ibintu byinshi muri buvugane, nawe ikimuzanye arakizi, sibyo? Ugenda uhita ubikora. Mucyo ati ese ubwo nibyo koko? Ati nta kibazo. Ubwo Mucyo aragaruka aza afungura cya cyumba Josiane yari arimo arinjira. Mucyo ati bite se? Josiane ngo ni byiza. Josiane ubwo afite ubwoba arimo arahagira hejuru. Mucyo ati mwese kuri kuhagira cyane, what's wrong? Ufite iki kibazo? Ati none se wunzanye atari we winjiye hano, mugiye kuryamana nanjye muri babiri? Mucyo ati hoya, ntabwo ari uko nguko bimeze, nuko njye namutumye ngaza kundebere, ni njyewe tugiye kubikorana gusa, hari ikibazo se? Umukobwa akajya azunguza umutwe asa nk'uri kwemera ubundi ari guhakana, arangije yabwira Mucyo ati none se waretse nkataha basi nkisubiraho, amafaranga yanyu mukayihorera, ko cyari igitekerezo kibi ko n'undi naje ntabishaka, wambabariye? Mucyo aramubwira ati no, wageze hano ugomba gukora icyakuzanye, right? Ubu nta kindi kintu wakora ngo ibintu wiyemeje bisubire inyuma, niyo waba utabishaka ubu bigomba kubaho. Josiane aramubwira ati mbabarira, ndakwinginze, mbabarira, ndagusabye, mbabarira, nisubiyeho, mbabarira, umfashe ne kubikora. Mucyo ati ariko se wowe ahantu bagukuye ntabwo ariko akazi wari usanzwe ukora, ko ndeba ufite ubwoba, ko ndeba wahabutse, iki kibazo ufite ni iki? Mucyo aramubwira ati umva reka nkubwire akantu keza rero, nanjye ntabwo nshaka kubikora, ikintu nshaka umfasha ni kimwe, ndagira ngo uze gusondinga nk'aho ibyo bintu turi kubikora, uriya musore urimo hariya aze kumva ko tugiye kugira gute kubikora. Niba ushaka kutabikora ndakwishyura amafaranga, ariko uri buze gusondinga tukore urusaku nk'aho turi kubikora kugira ngo bimve ko turi kubikora, ndakwishyura amafaranga 20 nawe ubundi ugenda, hari ikibazo? Umukobwa araturika atangira kurira. Mucyo ati come on, ese ko numva utangiye kurira, ikibazo ufite ni iki?
ndi kukubwira ukuntu tubigenza niba udashaka ko tubikora ariko nturi kubyumva. Umukobwa aramubwira ati none se ubundi kubera icyo uri kumbwira ngo twe kubikora ukandi unyishyura? Umukire aramubwira ati kamone kamubwiza ukuri sibyo, njye ntabwo nshaka gukora sex, niyemeje gukora sex n'umuntu tuzabana. Ariko uno musore kubera ko tubana hano aba mu kigara ngo amatabi aba yugira ngo nanjye mere nkawe, yaje kungurira umukobwa rero ngo ndyamane nawe kandi njye byose mbishaka. Ariko nanone kubera ko amfasha kwishyura inzu nanjye kugira ngo mfashe umuryango wanjye uri mu bibazo, nishyurira barumuna banjye n'ibintu byose, amafaranga nyine aza ahuriramo n'ibyo bibazo mfite, ntabwo nanone namwirya. Rero yampatirije kuryamana n'umukobwa ku ngufu. Icyo kintu rero ntabwo njye nagikora, nta nubwo ngishaka kugikora, ariko byibuze naza kumva ko twabikoze ari buze kumva aruhutse agomeza amagahinge nanjye nibirano kugira ngo ngomeze gufasha umuryango wanjye. Iyi Kigali urabizi ukuntu imeze, ntabwo nayibamo ngo bikunde niyishyurira inzu ngo nzabone n'ukuntu mfasha umuryango kuko amafaranga mpembwa ni makeya cyane. Wamfashije ko amafaranga n'ubundi yayanyishyuye ko njye ndibuze kuyakwihera ukankorera iryo kintu ukaza kuvuga nkaho turi gukora iyo sex ubundi nkaza kukwishyura amafaranga. Josiane amarira yakomeje kurira, aramubwira ati kuri kurira ikibazo ufite ni iki? Josiane ati ntabwo wabyumva ko nanjye for the first time nari ngiye kuryamana n'umuhungu. Mucyo ati come on wibeshye. Josiane ati ni ukuri ko Imana ishobora byose njye sindabonana n'umuhungu ku nshuro n'imwe. Nanjye ngenda nkubwiye ku buzima bwanjye gatoya, ati papa akimara gupfa mama uwo nitaga mama yahamagaza imbere arambwira ati ntabwo ngushaka, iso yakuzanye hano ntabwo tuzana waturutse, sindi nyoko nyibagirwa. Banyirukanye saa sita z'ijoro, uko nageze i Kigali byo simbizi. Nahuye n'umugira neza ararama ahantu ho kuba, arambwira ati ibindi nirwarize. Nari maze iminsi 3 ntarya, nafashe icyemezo cyo kujya kwigurisha basi ndavuga ni umuntu uri buze kuryamana nanjye araba yangaburiye cyangwa amena amafaranga nanjye nkomeze kubaho. Nari ngiye gutakariza ubusugi bwanjye ku mugabo ntigeze kunda, ku muntu ntarinzi, naturutse mu rugo ntazi umuntu ngiye kuryamana nawe. None gute uri kumbwira ngo ugiye kumpa amafaranga? Nyine ndi kwibaza ukuntu ibyo bintu Imana ishobora kubihuza, byandenze ndi kumva ntazi ukuntu bimeze. Mucyo ati uri kuvugisha ukuri? Josiane ati ndi kuvugisha ukuri pe, ntabwo ndi kukubeshya, nuko nguko ibintu byagenze. Mucyo aravuga ati wow, usikari Imana ikurokoye. Ndakubwiza ukuri ko nanjye for the first time nubwo naba ngiye gukora imibonano mpuzabitsina sindanabikora kandi sinifuza no kubikora, ahubwo reka nkwereka akantu dukina. Josiane come on wirira, gabanyijwe ahubwo nkubwira akantu dukina, ahubwo kuri umusore kashaka kuzajya ngurinda everyday, wazaretse wowe ukazajya uza hariya, noneho nanjye nkaza nkakugura nakwishyura amafaranga yamaye, noneho nkayanguhereza ukajya kwirira, ntitubikore n'ubundi ukagomeza ukarinda isezerano ryawe nanjye ngarinda isezerano ryanjye. What do you think? Uri kubyumva? Josiane amarira yakomeje kuza ari kumfata muhobera cyane, ambwira ati ntabwo wabyumva, ntabwo nigeze mbona umuntu umeze nkawe, ntabwo bibaho, sindi umenya hari ndi kurota. Mucyo akamubwira ati no come on tuze reka dukore icyo kintu, wowe ugiye kuvuga nkaho turi gukora imibonano mpuzabitsina, turasohokamo hano wishyura amafaranga ugende, none nanjye nzagomeza mubwire wenda ko ibyo bintu nabikunze, hanyuma ajye mereza amafaranga cyangwa nanjye nibyo mba nabonye uburyo nzajya nkusupport mu gihe tuzabona akazi kugira ngo nawe ukomeze ubeho. Hari ikibazo? Josiane ati nta kibazo. Ubwo baratangira, ako Josiane aravuga ati none se ndavuga gute? Mucyo ati nanjye ntabwo bizi, sinzi ukuntu bavuga. Ndagira ngo muri bukantu twagarukiye mwaya nkuru yacu ya mbere, twe tugarukiye ahantu bari bamaze kwemeranya ko bagiye kujya kubeshya wa musore, hanyuma nyine wa musore nawe ahita kumanga. Mucyo yahise agira ubwoba cyane, atekereza ko wa musore hari yumvise uwo mugambi bagiranye na Josiane, arangije arakingura asohora umutwe aramubwira ati nibikeze kuzanye gukomanga. Patrick aramubwira ati umva Mucyo, nubwa mbere ugiye kubikora ariko hari igihe ushobora gusanga uri buze kukenera agakingirizo, reka nkuzanira agakingirizo in case wumva ugakeneye uze kugakoresha, utaza kuvuga ngo narakoroshye burundu complete. Bari abakobwa hari igihe usanga bafite indwara nyinshi zitandukanye, so icyizere nuko ushobora gukoresha agakingirizo mu buryo bwiza bwo kwirinda. Mucyo aramubwira ati okay nta kibazo, ugenda ukanzanire. Ubwo wa musore ajya mu cyumba cye, aragenda akagaruka akahereza agakingirizo Mucyo akagafata, hanyuma akabwira Josiane ati yaraje kumbwira ngo nkoresha agakingirizo gusa nta kintu nigeze ambwira cyadanje. Nubwo ati nose Josiane, ubundi wambwiye gato ku buzima bwawe, ku mateka yawe, nyine ukambwira nihe mpamvu ubundi yatuma koko umukobwa mwiza nkawe uza gufata icyemezo cyo kuza kuryamana n'umuntu mutaziranye, ukaza kuryamana n'umuntu ku nshuro yawe ya mbere, ukiri cyo kuvuga ngo uje kuryamana n'umuntu wigurishije. Ubwo Josiane aramubwira ati reka mbigusuriremo, hari nuko ndabikubwiye ndikurira ntubyumve neza, ariko njyewe nakuriye mu muryango nzi ko mbana n'ababyeyi bombi. Nagize ibyago rero data arapfa, data amaze gupfa nibwo ibintu byose byanyikaragiyeho, mbona ibintu byose bihinduye isura. Ibyo natekerezaga byose, ibyo namye nzi byose ku myaka nari mfite nabibuze muri ako kanya. Nagiye kubona uwo nitaga mama arahindutse, arambwira ati nicyo gihe ngo ujye gushaka hano, nicyo gihe ujye gushaka nyoko kubyara.
iri banga naribitse igihe kinini cyane, ariko ngiye agahinda karanyishe, nta nubwo nigeze nkwishimira, nubwo nigeze nkwiyumvamo, sinigeze nkubona nk'umwana wanjye, iteka n'iteka nakugiriraga ishyari. Kuva so apfuye rero nta wundi muntu ukiri hano wo kukugirira impuhwe, fata inzira yo gushaka so. Urumva nanjye mu gihe nari narabayeho nta nubwo nari nzi ngo mama ninde, numvaga ko ngo ari we mama, nta n'akantu na gato k'akamenyetso nari narigeze mbona kanyereka ko ngo atari mama. Ariko yambwiye buryo ki ngo papa yanzanye ngo mu rugo, ngo nkuze, ngo yanzanye mu rugo nyine ngo bataza ahantu nkuye, gusa ngo icyo yababwiye ngo kwari ukugomba kundera, ngo cyari cyo kintu cyari gihari bagombaga gukora. Nk'uko kundera rero ntabwo njye nigeze menya ko hari ahandi hantu nuruka. Wibaze ko nashatse n'umuntu nabaza wese nkamubura, yari umugore wabitse ibintu ku buryo no muri quartier nta n'undi muntu wari uzi ko ntabyarwa n'uwo mubyeyi. Nafase inzira ndagenda ntaza ahantu nari ngiye, nuko nisanze i Kigali mpura n'umubyeyi wampaye iyo nzu, arambwira ati wa mwana rero ndabona ukishakisha, ntabwo urabona ubuzima, ariko nshobora kuguha ino nzu ukishakisha, ntuzanyishyure ujye uyibamo, niba ari utuntu ukora, niba ari utura gukora ujye udukora, uzutahe muri iyo nzu nta kibazo. Ubwo nanze kwirirwa mubwira ko wenda mbayeho nabi cyangwa se ntabona ubundi buryo bwo kubaho, kuko numvisha ari ikintu gikomeye yarankoreye. Numvaga hari nangira kumubwira ko ntanarya ari buze kurambirwa n'iyo nzu akayinyima. Natangiye kujya gushakisha rero, nibwo nari maze igihe kinini rwose ntakoze ikintu mu nda, ngezeho ndavuga nta kindi kintu nakora. Nafashe icyemezo cyo kuza kwigurisha. Nabanje kuvuga ati se nitandere, kuko nari maze iminsi ntegera abantu muri quartier bamaze kugenda bamenya. Ndavuga ni se umuntu buze kumbona hari ahantu, ndavuga ko bakora, ese wa mama uncumbikira waramutse hanyuze agasanga ndahagaze, nahaje kuriya mu masaha ya ninjoro, mvuga ni basi reka ngende mpagarare hano hantu, umuntu naza arabanza ngaburire cyangwa se nabana ayo mafaranga nandi buze kurya. Ariko cyari icyemezo nanjye numvaga kimeze nk'icy'ubusazi. Nibwo nazaga rero mpahagaze, umusore araza aramfata, niko kungeza hano. Uko mucyo yari yumiwe aratangara, arambwira ati okay nta kibazo, nkuko nabikubwiye, nkuko nabigusezeranyije, we wigira ikibazo, nanjye nzagerageza uko nshoboye. Ndabizi nanjye ababyeyi banjye bafite ikibazo, mama bafite ikibazo ararwaye, barumuna banjye nicyo bitaho, nanjye data yarapfuye. Mana, nubwo mfite ibibazo byinshi cyane, ariko ntabwo natuma ufata icyo cyemezo, ntabwo mu bushobozi mfite nshobora gutuma wifatira icyo cyemezo. Icyo uzamburana nicyo nzaba ntafite. Nanjye nkayo nakabaye kuba nishyura n'umusore, nzanihangana mfateho make, ayampa nanjye ngo njye kugura indaya nzajya nzanya kwishyure, ahubwo nzajya nguhamagara ujye guhagarara ahandi mu gihe yambwiye ko nza kuyigura, nongere nze nkugure, ubundi mvuge wenda ko ari we nishimiye, wenda turebe ko iminsi yakwicuma. Ubwo barabyemeranya gutyo, igihe kiratambuka bagatangira kubikora gutyo. Umukobwa akageza agahagarara ahantu, atangira no kumenya n'abakobwa babigurisha, akaza ariko agategereza wa musore gusa, agategereza mu cyo akaza kumufata akaboko bagahita bagenda. Mbese umukobwa akaza aho ngaho ari uko mucyo ari buze kumureba. Umunsi umwe nibwo ahaza agatinda, akaza umusore mwiza cyane, akamuhagarara imbere akamubwira ati ndwishyura ngahe. Umukobwa ati oya. Umusore ati okay ndaguha 50. Umukobwa ati oya. Abantu bakobwa bari aho ngo bigurisha bavuga ati what, bagatangara ati okay 70. Umukobwa ati oya. Okay ushaka ngahe se basi vuga igiciro wowe, it's okay. Umusore avuga ati vuga igiciro ngenda kwishyura. Umukobwa akavuga ati okay ndagwishyura. Abakobwa bari aho ngo bigurisha batangaye bumiwe. Aramubwira ati okay nguye ngahe 200 se basi. Umukobwa akomeza kuzunguza umutwara byanga. Ako kanya mucyo nibwo ahinguka agasanga ari kumwe n'umugabo, hanyuma mucyo agasa nk'uhagaze ku ruhande gusa, ariko wa mukobwa Josiane yahindukira abona mucyo ari hirya, agahita atambika, agahita amusanga, akamuhobera cyane, akamugundira cyane, ari nako ari kurira, akamubwira ati kuki watinze cyane, byari bitangiye kumba. Aramubwira ati bigenze bite, cya kigo cye gitangiye kuza kungura. Aramubwira ati it's okay ndahari, kandi wigira ikibazo, komera ku isezerano ryawe, amuhiya for you, kandi nzagerageza kukurinda. Arangije aramubwira ati ubundi kuki watumye nza guhagarara hano, kuki tutahurira ahandi hantu, kuki tutabwira wa musore ubundi ko ufite nimero zanjye, ko mfite telefone ko tuvugana, kuki ubundi ugomeza kunkenera ngo mpagarare hano. Umucyo aramubwira ati erega Patrick akunda kunza hano kuri tele, akunda no kumerekeza akahagarara akaza kureba ko nyine nkuza ko ariho ngukura. So rero ibyo ngibyo ntekereza ko ari cyo gitekerezo cyiza. Aramubwira ati oya, icyiza nuko amupropose ko mufite nimero zanjye, kandi ko nubundi utateganya no kumendura nanjye tujye kujya duhura gusa. Hanyuma rero ngiye nkajya nza nturutse mu rugo basi ntahagaze hariya ahantu, hari ahantu harambangamira abakobwa bavuga amagambo ntamenyereye. Abagabo benshi bakunda kuza banampitamo, kandi ubizi neza ko ntari buze kubemera. Waharitse basi ngashaka uburyo ki twazajya duhurira ahandi hantu. Cyane mbwira ati okay ndaza kubivugana nawe tubihuze.
hanyuma ubwo nibwo bongera bakakomeza bakagenda bagakomeza bagakora urusaku kwa kundi bakora amajwi basa nkaho bari gusambana ariko batari kubikora, igihe kigashira. Hanyuma wa musore akaza akabwira Mucyo, akamubwira ati Mucyo, undi utekereje ubona ngana nawe? Ugiye ureba ukabona rero umuntu wavutse uzi ubwenge gusa. Mucyo akavuga ati none se byagenze bite my brother? Patrick akamubwira ati ntabwo ndi brother wawe, I will never be. Ati man, ntukazajya ureba umuntu ukavuga ngo nta bwenge agira cyangwa kuba gufashwa ngo nta bwenge agira, kuba uzi ukaba hano ukaba mu nzu yanjye nishyura kandi uri umusore nawe akabaye kuba udufatanye ukagira ngo nta bwenge mba mfite. Ese ubundi kuki wumva ko nagomeza kuguhereza amafaranga ukajya uyishyura umukobwa ukabigumiza umbeshya ko muryamana kandi mutaryamana? Mucyo akamubwira ati ariko ngiye turabikora. Uvuga ati ceceka mani, tutaza kurwanira hano, ceceka hano tutaza kurwana, ndabizi neza ko mutabikora. Mugenda mwirwa mucugusa igitanda, umukobwa ari kwitakisha nawe uri kwivugisha ukuntu ntazi, ariko ntabyo mujya mukora. Mucyo akamubwira ati none se ibyo bizi gute? Akamubwira ati man, iyo ujya kumbwira se kutazabikora ko nari kwemera amahitamo yawe ukamara amazu, ukambwira ati ntabyo nzakora akugira ngo ukomeze undire amafaranga. Man, fata ibiboro byawe nyine utahe tu, genda ujye gushaka ahandi hantu uba. Nyine ntabwo mbana n'abantu b'indyarya babeshya ko. Ku kanya ubwo Mucyo aratangara cyane akavuga ati sone se gute yabimenye gute? Ako nibwo agenda akajya hanze akajya guhamagara wa mukobwa nyine ngo amubwire ibimubayeho. Akamubwira ati noneho bya bintu birahindutse, ntabwo nzi ukuntu yabimenye, ntabwo nzi ukuntu yaje kuvumbura ko tubigenza kwa kundi, simbizi. Nyine yaje ari kuvuga neza uko tubikora niko yaje abimbwira. Umukobwa aravuga ati none se ubwo yabibwiwe n'iki? Wabimubwiye se? None se ko tutigeze tunabyandikirana cyangwa ngo tunabivuga ni gute nyine yaje kumenya ukuntu byaje kugenda? Yaratwumvise wa munsi se? Mucyo akavuga ati ntabwo ntekereza ko yaratwumvishe, kuko yaratwumvishe ntabwo yaba yarongeye kuduha amafaranga, kandi urabona tumaze igihe dukora bino bintu, tumaze igihe tumujijisha. Ntabwo ntekereza rero ukuntu yaba yabimenye. Umukobwa aramubwira ati none se waje kureba ko wenda hatari ahantu ashobora gucunga ngo arebe ngashaka uburyo cyo ashobora kubabona? Aravuga ati reka nzinze kwitegereza. Nibwo wa musore yagarutse rero Mucyo yinjiye mu cyumba, arebye icyumba neza ngo arebe ko hari ahantu wenda umuntu ashobora guhagarara akabitegereza. Nibwo yaje gusanga muri cya cyumba hamanitsemo kamera. Yamanitsemo kamera, nibwo yagiye gushaka uburyo ki ahantu izo kamera ahantu zaba zerekeza amashusho. Nibwo yasanze ko muri cya cyumba cya wa musore hari ahantu za kamera zose zohereza amashusho. Bivuze ko yari agiye gucuruza amashusho yabo ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se agacuruza amashusho y'urukozasoni, ariko yabafashe bari gukora icyo kintu kari nako kazi k'uwo musore. Umusore yaratunguwe, yagiye afata ibikapu bye arasohoka, ariko ari guhamagara Josiane ngo ati Josiane, noneho ntabwo nzi ahantu ho kwerekeza. Urabizi ko amafaranga y'uku kwezi nayohereje mu rugo, urabizi ko amafaranga y'uku kwezi nayakoresheje ibingibi byose, urabizi ko twabivuganye, ariko I don't know where to go, ntabwo nzi ahantu ho kujya. Ndumva umutima wanjye uremereye, ntabwo nzi icyo gukora, anunguje ikintu nanjye ntarinze. Josiane aramubwira ati kuzi uzi n'ikindi, n'ubundi mba hano mw'iyi nzu, nta kuntu nabwira uno mubyeyi wampaye hano hantu nkumbwira ko mfite agasaza kanjye nako gafite situation nk'iyanjye, hanyuma ukaza ukaba hano tukabana muri iyi nzu. Mucyo aramubwira ati come on Josia, urabizi ko twanze gukora ikintu, ntabwo rero twajya kugikora na nabi. I'm not ready to be a man, ntabwo nditegura kuba umugabo. Urumva njye nawe twabana mu nzu imwe, kwambwiye kuba mu nzu y'icyumba kimwe, tukaza turara ku buriri bumwe, kabone nubwo dukora biriya, ariko uraza ukabikora ni iminota mike ugataha. Ntabwo ntekereza ko tugiye kubana mu nzu noneho biriya bintu bitabaho. Josiane aramubwira ati no Mucyo, nta yandi mahitamo ufite, nta handi hantu ho kujya ufite, at least muri iyo minsi mike yo kwihangana mu gihe twaba tutarabikora, uko tukishakisha cyangwa se tukiri gutekereza, tukiri no muri ayo stress, waba uri gushaka icyo gukora. Ariko nk'ubu ngubu urambwira ko ufite ibikapu uhagaze ku muryango, ntufite uhagaze ku muhanda, ntufite ahantu ho kujya, ntufite gusubira iwanyu mu cyaro, none se urambwira ngo uri burare hehe? Ambwira ati okay, none se basi reka twemera ko ibyo bintu byemeye, ubundi se ugiye kubeshya ngo icyo umubyeyi se urumva ibintu uri buze kumubwira ari bubyemere? Josiane ati wigira ikibazo, I know ngenzi icyo ndi buze kumubwira ari buze kubyemera. Nzi uko namubwiye story yanjye, niba uza kongeramo ko waba urimo cyangwa urimo gasaza kanjye, araza kubyumva kandi araza kubyemera, wigira ikibazo, ahubwo yenyemerera niba ugiye kuza. Ubwo ngubwo Mucyo aravuga ati okay, nta yandi mahitamo mfite, ubwo nta kundi mfite kuza nyine ubigenda uko byakagenze n'ibyanga, ariko simbizi. Ikibazo ni uko ushobora gusanga nawe nkwiciye ibi. Oya Josiane ati hoya wigira ikibazo Mucyo,
ngwino waramfashije nanjye nta kintu ntakora ku bwawe, nta kintu ntakora ku bwawe, niyo nava hano n'ubundi navuye iwacu ntaza ahantu ngiye ntabona n'ahandi, Imana yamereza n'ahandi. Ntekereza ko ibintu byatubayeho ari ubuhamya bukomeye, ni ibintu ntekereza ko Imana yadizayininze. Reka twe gutekereza ibintu bibi rero, wowe ngwino, reka ahubwo ngene ndebe uburyo kinabwira uno mubyeyi. Hanyuma niko kugenda Mucyo ahubwo ahita afata moto akamubwira ati wangejeje ahangaha, akagenda. Bagezeyo ikintu cyabaye, Mucyo yasanze uwo mubyeyi ucumbikira Josiane ari nawe mubyeyi akorera ku kazi, kandi umukobwa yari amaze kuvuga ko ari musaza we, kandi ubwo Mucyo nawe afite inkuru yari yarabwiye uwo mubyeyi itandukanye n'iyo mukobwa yavuze. Reka dukomereze aho twari tugeze guys. Muribuka ko Josiane na Mucyo bari bageze kwa wa mubyeyi ucumbikira Josiane, hanyuma barakomanga bakinjira, bahagera Mucyo agasanga wa mubyeyi ucumbikira Josiane niwe akorera ku kazi. Umubyeyi agahita amubwira ati Josiane, uyu niwe musore wambwiraga se? Josiane ati yego. Ubwo ku kanya Mucyo waba yatunguwe cyane ko abaziranye n'uwo mugore w'umukoresha, hanyuma akamubwira ati none se wambwiye ngo iki? So mbwiye ngo ufite umusore ngo umusaza wawe ngo mufitanye ibibazo bimeze kimwe, ngo ashobora kuza mukamubana hano ngo mugafatanya gushaka ubuzima, none se uyu ni musaza wawe? Ati yego. None se uyu musore ko muzi ko inkuru yambwiye itandukanye n'iyo wambwiye? Niko musore, Mucyo urabizi ko ngukoresha, nkugeragereza buryo buki bwose bushoboka nkagushyiramo faveri bitewe n'inkuru wambwiye. Kuki ugeze hano uvuga ngo uvindimwe na Josiane kandi mbizi neza kutavindimwe na Josiane, cyangwa se ahubwo ibyo wambwiye nibyo wambeshye? Mucyo aba yamwaye yubitse umutwe ari kuvuga ati simbizi, ariko ashaka ko yagira ahantu atorera ngo avuge bikanga. Josiane waba yatunguwe kubona abo bantu basanzwe baziranye, kandi yari yabeshye uwo mubyeyi ko ari umusaza we, nta hantu baziranye nawe ntiyabitekerezaga. Arangije avuga ati mva mw'abakobwa mwe n'abasore, wa musore n'umukobwa, nkeneye ko mumbwiza ukuri, what's going on? Iki kijya mbere ni iyihe mpamvu ibateranirije hano? Mufite iyihe nkuru? Ubundi inkuru yanyu ya nyayo ni iyi? Ese uwo mukobwa nawe warambeshye burya ibyo byose wambwiraga ntabwo ari byo? Ubwo nibwo Josiane ahita atangira akamubwira inkuru yose uko yakagenze, akamubwira ati buriya naje hano mu inzu yo kubamo, ariko nyine numvaga ko ninkubwira ko nta kintu cyo kurya mfite, nta kazi mfite, nta hantu ho gushakira imibereho mfite, numvaga biruze gutuma at least wibuze no kundamirwa, cyangwa se ukanga kumpereza nyine nzu nyine, ukambwira ati komeza ugende ujye gushaka ahandi, kuko sinabana n'umuntu nyine udafite epfo na ruguru, nari mfite kwirwanaho. Umugore ati nyine namaze iminsi igera nko muri 3 narya, nibwo nafashe icyemezo cyo kujya hariya hepfo mu gasantere ahantu uzi hahagarara abakobwa bigurisha, njya kwigurisha. Haje umusore nyine wabanaga n'uyu nguyu Mucyo, araza amfata akaboko arinjiza aranjyana ngeza kwa Mucyo. Araza nyine akira mu cyumba, Mucyo niwe waje nyine tugiye kuryamana. Mucyo wambwira ko afite iwabo abakene, afite ibibazo byinshi, afite ibintu byinshi ashaka kugeraho, afite ejo hazaza, afite ibintu byinshi mutwara amafaranga atabivanga n'ingeso z'ubusambanyi. Ambwira yuko nyine umusore babanaga yakoraga izo ngeso, ari umunywatabi. Ambwira ko nyine yamufosinze gukora imibonano mpuzabitsina. Araza arambwira ati rero njye ntabwo ndi buze gukora imibonano mpuzabitsina nawe, ahubwo icyo nshaka ni uko tuze gukora amajwi cyangwa turi buze gusakuza nkaho turi kubikora. Umusore akumva ko turi kubikora, hanyuma njye nkakwishyura amafaranga ukagenda. Numvishe bibaye nk'igitangaza, numvishe bimeze nkaho ndi kubonekerwa cyane, ko nanjye ndahavuye ndi kuvuga ni Imana ntuzandenganye, ntuzagire ikindi kintu nkorera, kubera ko nta kindi kintu ntagerageje ngo nirinde, ariko kuri iyi nshuro ntabwo ngiye gupfa. Nagiye mw'uwo mwuga w'uburaya, gutyo niko naje guhura na Mucyo. Rero kugira ngo tube turi kuzano cyangwa nkubeshye, Mucyo nyine yakomeje kujya anyohereza amafaranga, ko mushuti we yakomeje amuhereza amafaranga yo kuza kugura indaya. Mucyo nawe akaza akayamereza, tukongera tugakomeza tugakora iyo mikino, gutyo ntituryamane. Ariko kumbi wa musore babanaga yari yaramanitse amakamera mu cyumba kugira ngo ahubwo ajye acuruza amashusho yacu y'urukozasoni. Yaje kujya kureba muri kamera, rero asanga ntabwo tubikora, ahubwo nyine tuba turi kumubeshya. Niko yahise yirukana Mucyo nijoro, amwirukana nta hantu afite ho kujya, nta wundi muntu afite wo guhamagara, amwirukana amutunguye. Nabuze ikindi kintu nkora, kuko Mucyo ibintu yankoreye byari ibintu ntigeze mbona ahandi hantu hose. Yambereye umusore mwiza, numvaga nibuze gukora igishoboka cyose kugira ngo Mucyo mufashe. Niko naje rero ndakubwirira nkuru, ndakubeshya kuriya, umbabarire ko nakubeshye, ariko ndi kurengera umuhungu nanjye wantabaye. Numvaga
nta bundi bushobozi mfite cyane ko hano ntahishyuraga, nanone kubona mpazanye undi muntu w'umusore utabizi byari kuba ari bibi cyane. Nuko nguko rero naje kukubeshya. Umubyeyi aritegereza avuga ati Mucyo ibyo bintu bari kuvuga nibyo? Avuga ati nibyo mabuja. Mabuja abwira umukobwa ati none se wa mukobwa kuki utigeze umbwira? None se ubu naguhaye inzu yo kubamo, ubu nari kukwima koko ibiryo ubu se iyi nzu iberamo angahe? Iyi nzu se ubamo urabona bishyura ngahe? Ubu koko kuza nkaguha ibiryo byari ibintu bikomeye, kuki utigeze umbwira? None se inzu yo nayiguhaye kubera ko nakubyaye, kubera ko ndi nyogosenge, kubera ko ndi iki? Nari nzi ko ufite imibereho yo kubaho, nari nzi ko ufite uburyo ki ushobora gushaka akazi cyangwa ufite ahantu buze gukura akazi, ntabwo wigeze ubimbwira. Ntabwo wakagombye kuba warafashe icyemezo cyo kujya mu Burayi. Mucyo, ese wowe wabanaga n'umuntu umeze gutyo ntuzu nambwire ati bimeze bityo? Amazu yose mfite nari kubura ahantu gushyira. Nicyo atari ko mabuja ukora ibintu byinshi pe. Uburyo uri umuntu ugira ubuntu, uburyo udufasha mu kazi, uburyo umpe akaruhuko, uburyo umfavoriza kurusha abandi bakozi. Nanjye nanze kwigira umunyabibazo, cyane cyane ko iyo umuntu yigize umunyabibazo hari igihe usanga n'ibyo yabonaga abibura. Nuko nguko ati dore nicyo n'uyu mukobwa rero yarazize. None se ubwo mukobwa we wari ugiye kuba indaya koko? Ubundi atekereza ko iyo ndamuka amenye kuri indaya cyangwa unyura hara muri quartier nkakubona wumvaga biri buze kugenda gute? Josiane ati ntabwo nari ngiye kuba indaya, ahubwo nyine numvaga Patrice n'imyo uwo munsi ndibuze gushaka icyo gukora, mfite n'imbaraga nari gukomeza gushaka akazi. Hano mwatumva rero mwabana ikintu urakivuga. Niyo umuntu atagize icyo kigufashaho ashobora kugira hirya akongera akagitekereza, ashobora kugira hirya akabona ubundi bufasha. Gushaka gukira indwara arirata. Ntabwo umuntu yifata ngo avuge ngo ngiye gukora iki kintu. Muri kubyumva neza? Avuga ati rero dore wowe musore Mucyo ufite akazi, ufite kampani ukoramo, ndagukoresha hariya, ikintu ngiye kubafasha ni kimwe. Wowe Josiane ngwino ube hano mu rugo bane hano. Urabona abakobwa banjye bose bagiye kwiga hanze, urabona abasore banjye bo baragiye ntibakiba hano, mbana hano n'umukozi gusa. Uzube hano mu gihe ukiri gushaka akazi, mu gihe ndi kugushakira akazi, hanyuma ubu hano urye utuze umere neza. Hanyuma wowe Mucyo wari ugenda ube hariya kwa mukobwa yabaga, wowe uzajya uza tuve ku kazi, tujyana ku kazi, ugugize amahirwe nzajya nkujyana ku kazi tunatahane, uzujye mu kazi kawe ukomeza ubuzima bwawe. Ubwo wenda niba urashaka ukuntu uzajya uteka mu gihe utarabona ibikoresho cyangwa utarisobanukirwa, nawe uzajya uzagera tugere gute dusangire. Ariko ntugire nimugire ikibazo kandi nimukongera gukora amakosa nk'ayo ngayo. Tumurumva ati kandi muranejeje ko icyo kintu mwakoze, muranejeje ko mwahuye mwese ntimwite mutangira kuryamana no gusambana. Biranejeje cyane. Niyo mpamvu nanjye nifuje kubafasha kuko nsanze muri abana bazima. Muzambera abana, muzakomeze mubane kandi muzabane neza. Muri kubyumva neza? Yego. Okay, ubwo nizere ko meze neza.